Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. N'ubundi turacyakomeje ijambo ry'Imana rivuga ku kwizera. Reka dusenga Imana. Imana nkuru y'icyubahiro, turagushimiye kuri uyu mugoroba ko waturinze. Tugushimiye urukundo rwawe n'umurava no gukiranuka. Uwiteka Mana nyir'ingabo, ushimwe kuko buri muntu wese umurinda ukamugira neza. Reka ijambo ryawe rifashe imitima yacu, kandi buri wese urikurikiye agubwe neza. Tubisabye Imana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Reka dukomeze ijambo ryitwa kwizera, kuko twabivuzeho ubushize. Ni ijambo ry'ingenzi, ni ijambo rifite umumaro. Kwizera ni ijambo twavuze ko ari nk'urufunguzo rw'ibyo twasengeye dufungurira iyo bije biturutse ku Mana, kubera yuko biza byatugeraho bigasanga dufite urwo rufunguzo ari rwo kwizera, tukabifungura bikinjira. Kwizera ni ikintu gikomeye. Yesu yabivuzeho hariya muri Luka ibice 18 umurongo w'8, aho yavuze ati ndababwira yuko izo ntora azazirengera vuba. Ariko yagerekaho ijambo rivuga ngo ariko umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ntabwo yibajije ikindi kintu keretse kwizera. Yaravuze ati ningaruka ku isi nzagaruka kwizera mukigufite. Nicyo kintu cyamuhangayikishije, nicyo kintu cyonyine yari afite. Yibaza ati mbese nzasanga kwizera kukiri mu isi? Rero bene data, kwizera ni icy'ingenzi, kuko iyo ufite kwizera nibwo ubasha gusabana n'Imana. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo umukiranutsi wanjye azabishwaho no kwizera, ngo nyamara nasubira inyuma ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Kwizera rero guhwanye no gukiranuka. Nk'uko Aburahamu yizeye Imana, Bibiliya ivuga ngo byamuhwanyijwe no gukiranuka. Kwizera kwawe ufite kungana no gukiranuka ufite. Uburyo wirinda, uburyo wigengesera mu by'Imana bigendana no kwizera kwawe uko kungana. Iyo kugabanyutse nawe ugabanya ibyo gukiranuka, ariko iyo kwiyongereye nawe wongera ibyo gukiranuka. Rero bene data, ndagira mbabwire ngo tugumane kwizera. Iyo dusoma ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 10 umurongo 17, haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ntabwo ushobora kwizera utumvise, kandi kumva ni ukumva ijambo ry'Imana. Rero bene data, ndagira mbabwire ngo iyo wumvishe ijambo ry'Imana bikuzamurira kwizera, nibyo bikuzanira kwizera, kugira ngo umenye ko iby'Imana yagusezeranyije ari byo ukwiye gushyikira. Kwizera kw'abantu kuratandukanye. No mu buzima busanzwe hari igihe umuntu ajya guhaha mu isoko kandi rimwe ibintu byose, ariko ikibazo si ibyo ubona byiza, ahubwo ikibazo ni amafaranga ufite uko angana. Reka tubigeranye no kwizera. Rero hari igihe ujya mu isoko ukifuza ibitari byiza kubera yuko nta mafaranga ufite. Niba ari inyanya zitondetse mu isoko, hariho n'ibiba byaramenetse bituma w'isazi, bakabirunda ku ruhande bakavuga ati izo ni 100. Wabireba ukabona ni byinshi, kubera ubushobozi buke ufite bikaba ngombwa kugura za zindi zamenetse kubera ko arizo ufitiye ubushobozi. No mu buryo bwo kwizera mu buzima busanzwe niko bimeze. Hari wifuza amaze kureba mu mutima we akumva ntiyizeye ko azashyikira ibikomeye, akavuga ati rwose njyewe niyo nakwibonera akazu nshyiramo umutwe amaguru akajya hanze, ariko kakaba kari i Kigali kandi nkaba nguwe neza. Hari abantu bagiye babyifuza batyo bakisanga mu tuzu tumeze dutyo. Abandi bakifuza ati cyampa inzu nubwo yaba ishakajwe amakura, ariko akaba ari inzu yanjye nigengaho. Igihe cyagera yayibona ugasanga arimo aracyataka, kandi abwira Imana ati Mana, atakazu kanjye ni gatoya kandi kameze nabi. Icyo cyifuzo niwe wakigize. Uravuga ngo urashaka aya makura, ayo bavanye ku nzu zashaje, ayo amabati bavanye ku biraro, amabati bavanye kuri za toilette. Uravuga uti njyewe icyifuzo cyanjye nuko ariyo nasakaza.
rero kuko ari byo wifuje Imana yarabiguhaye. Imana ifite byose, kuko twe tuvuze ngo mu isoko habamo ibintu byose, ariko ibyiza n'ibibi, ariko ukabiheshwa n'amafaranga ufite uko angana. No kwizera rero mu Mana niko kumeze. Mu Mana harimo ibintu byose kandi binini bifite imbaraga, ariko kwizera kw'abantu kukaba guke, bakavuga ngo Mana ne wanyimpera kangaka nabwo nagushima. Ako rero iyo kabonetse ntukajye ugaya Imana cyangwa se kuvuga ngo byagenze bite. Ni wowe wabishatse, ni wowe wabyifuje kandi wabonye ibyo wasabye. Imana idufashe kuri uyu mugoroba kugira ngo kwizera kwacu, kuko ari imibereho ya buri munsi, bigendane n'ibyo twifuza n'ibyo dushaka. Rero kwizera ni ikintu kituyobora mu mibereho yacu ya buri munsi, ku byo tunywa, ku byo turya, ku byo twambara ndetse n'aho tuba. Ibyo byose bigendana no kwizera kwacu, kuko icyo uhisemo nicyo kiba. Umwenda uhisemo kwambara n'uwo, ibyo wifuje gukorerwa n'ibyo. Ariko ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Kristo yagiye asubiza abamwizeye, ariko abamukurikiye bose siko bashubijwe. Nyamara bamwizeye bose bagiye basubizwa. Hari nabo yatangarira. Aha si ikibazo cy'idini, ntabwo tuzigera tuvuga kuri idini runaka, ahubwo tuzavuga umuntu ku giti cye. Umuntu ubwe niwe ukwiye kugira uko kwizera. Tuzi igisambo ku musaraba ngo cyagiye mu ijuru, kandi mu by'ukuri kitarabatijwe, kitarabaye mu idini runaka, ariko kuko abwiye Kristo ngo nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Kwizera kwacyo kwamwemeje yuko hari ubwami butangwa na Kristo. Imana ishimwe. Hanyuma Kristo aramubwira ngo mu kanya turi bubane muri paradizo. Uwo nguwo yagiye mu ijuru, atari uko yagiye mu idini runaka, atari uko yayobowe na naka mu byo kwizera. Rero bene data, ndagira ngo dusoreze aha. Andi magambo yo kwizera tuzakomeza ubutaha, mbabwire yuko kwizera k'umuntu ariko kumuyobora ndetse no mu mibereho ye ya buri munsi. Murakoze cyane rero, ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma n'ubundi Imana ikomeze kutwongera ku kwizera. Imana turagushimye, ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni umutsima utunga ubugingo. Reka kwizera kwacu kwiyongere kandi kube kwinshi kugira ngo tubesheho. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Pasiteri Manirafasha Pascal. Imana ibahe umugisha.